tuvuge nyemerera tugendane, nyemerera ngendane nawe mukiza, nyemerera tugendane, nyemerera ngendane nawe mukiza, nyemerera tugendane. Kari akazi n'agasubira Imana irabigira amaboko kuko bamuze akaguru kari kameze gatya kare Mudaso namubonye nabonye nyine afite igikomere ku kaguru ariko igikomeye ntabwo yabashaka kugenda bamusindagizaga barabifungura bikongera bikagaruka urumva nese niba bigeze mu bayobozi bikaba bitemye Mudaso ubwo urumva wowe igisigaye ari iki bizajya byica n'abantu babirekura n'ubundi bigaruke. Iyo tuburiye babandi bagiye kwiga badutera bahita bahindukira akaza akadutera mu buye dukoritse ahangaha bite bamfata n'ifite telefone nini barayitwara n'akabaye kanjye barakajyana nari mfite telefone n'ibihumbi 20 barabinyambuye ikintu bansigiye ni inkweto kuko bari babonye zishaje we. Umuturage umwe ati iki kibazo kikwiriye kureberwa mu ndorerwamo ndende. Abaturage rwose ni abahanga cyane kuko bari kugenda bareba ibyo tubabwira mbega bo ibyo inyigisho dutanga n'ikibazo n'umuti w'ibibazo biri mu Rwanda barawubona cyane ntago rero turi kunya ku kwezi nk'imondo ahubwo turi guhugura abanyarwanda kugira ngo bamenye nabo bahikizaho babona bati ntago ibibazo by'u Rwanda bizakemuka FPR nikomeza kugumya kwirarira cyangwa se kuvuga gutya gusa kwirarira kujya kuvuga gutya gusa. Mwarabibonye ejo bundi bavuga ngo kiriya kigega niba ngo ari BDF ngo cyateraga inkunga ngo imishinga iciriritse ngo cyarahagaritse ariko ari uruganda twabonye ngo rukuru cyateye inkunga ya miliyari zinga na miliyari mu Rwanda. Mu by'ukuri rero murabona naha hantu abaturage kugezaho umuturage ajya gutema daso ngo ni igisambo ni iki. Hari abaturage benshi uri kubona hirya no hino bari kugenda bare mu duco two kwiba tw'amabandi nta wamenye ibiri inyuma y'ayo mabandi cyangwa se kiko niba ari ibintu bisanzwe cyangwa se niba ari abaturage mwate wasati ni wamenye rebundi rega ngo umwana murizi nta kizwe urutozi. Hari n'iki gihugu kubera ibintu biberamo hari igihe uzajya kubona ukabona hari ibintu bari igihe wasanga havutse ibintu bakavuga ati pune bya bindi byamenye n'uburi no kwica abantu ugasanga umuntu agukora ibintu kandi bigasaba byitiriwe n'andi bahoraga babikora kuko abantu baravuga batubundi iki gihugu koko gifite ingabo gifite abapolisi gifite daso gifite abanyerondo gifite inkeragutabara gifite ibiki gifite ba mudugudu ba mutwara sibo n'abandi ariko abantu birwa bica abandi babambura bagira gute umunsi ku munsi kubera iki. Mwarumvise igahanga bakubise umumotari intoza niba ari intorezo mu mugongo harya ni numuhora hari bakamurambika aho ngaho hariya naho mu majyepfo mwabibonye abaturage bavuga bati daso barayitemye umuturage nate ikibazo ntago kizakemuka gutya gusa kubera ari ikibazo gishingiye ku bibazo ku bushomeri buri mu Rwanda niyo abaturage babuze icyo bakora. Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu ukuriganza Shekina bakunzi b'urubuga ukuriganza ndetse no kuri Tsira twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda tubasuhuze kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu. Iteka bakomeze kandi iteka komeze abane namwe muri urugamba twiyemeje two guharanira demokarasi wacu nk'iki gihugu cyacu igihugu twese tunyotewe kandi turyohewe. Ndababwiza ukuri igihugu kiranurira ariko uyu munsi ni umubirizi kubera abakigira umubirizi kiraba umubirizi ku bantu burya bajya bavuga ngo uburiri isaso ngo iba munda daboro mbere yo kuryama kuri matora nziza ngo banza usasirinda kuko buryo uhaze ngo waryama ariho hose kuko ukomeye ufite imbaraga n'umubiri ufite uburyo ufite n'ubwirinzi nyabwo. Iki gihugu rero turimo kugira ngo kiryohere abantu neza nuko kizaba gifite byose kandi nkenerwa by'abanyarwanda ariko ikiri imbere ya byose ni demokarasi. None no turi kwiyo gahunda nyine byaba iki kibazo cy'umutekano muke mu Rwanda mwabibonye aho abaturage bavuga daso yatemwe gose ngo bayica ntuzu kuguru daso ngira ngo abantu bayitwa daso harya ngo ni district kine sinemuka mu magambo arambuye ariko bari abantu ba daso ngira ngo ko mubizi na abantu basa n'abahererekanyije cyangwa se n'abasimbuye abo bitaga local defense babizi cyane ababiheruka aba local defense baturutse hehe
mbo kugira ngo icyo bita local defense cyangwa se local defense babeho. Ndibuka twigaga muri mu wa gatatu mu wa mbere segondera hari muri za 2000 muri za 2000 ndumva ari muri za 2000 hari cyangwa se gutyo. Kiriya gihe tukiri na primaire ho mbere ho gatoya hari igihe hagiye habaho imyitozo cyane y'abasore benshi. Icyo gihe muzi ko ari intambara ikomeye mu ibyo bice bya mbere ya 2000 hari ndumva ari nk'ibyo bihe haba haririmbanyije kugira ngo abasore benshi abajya abanyarwanda ufite abahungu benshi kugira ngo bajye muri Kongo. Icyo gihe abana benshi baratojwe, benshi urubyiruko ruratozwa, abasirikare benshi baratozwa, igihugu cyose bamwe bakoherezwa. Hari igihe intambara yaje kurangira rero urumva icyo gihe ntago babaye bacyoherezwa, ahubwo babandi bamwe bari bakiri mu myitozo. Uko mbiheruka ndibuka ari abana benshi bajyaga banaza twaniganaga bamwe cyangwa se bamwe bigaga hejuru yacu, ugasanga bigiriye mu myitozo bakaza bati twege twabaye ingabo we. Icyo gihe bahise babakubita babagira aba local defense, batangira icyo bita local defense. Nyuma yaho baza kubakubita ya myenda isa n'ikijumba cya rukocoka hari, kuko byari ibijumba byigeze kwera cyane, ngira ngo ari igihe mwigeze kwera cyane mu Rwanda hari ibijumba bakajya babyita local defense. Murabyibuka impamvu babyitaga local defense? Nuko local defense zari nyinshi mu gihugu cyane. Local defense ni umutwe wari warigize nyine, wari waratojwe mu kugira gute, waratojwe ibintu bya gisirikare nyine, kurwana na gisirikare. Kubwo ntibabashije, ndumva icyo gihe ntibabashije kujya muri aho bahise bakorera mu gihugu, ndetse ndumva hari icyo gihe hari nabo bahaga imbunda bitewe naho bagiye kurinda. Local defense zibaho ngaho, zimaze kubaho ngaho rero ziba nyinshi cyane, kuko bakajya ibijumba bibonetse bakajya babyita local defense. Urumva ko mu gihugu hose kubera ko bari benshi babona none banakubisamo ya myenda ati local defense. Umujyi wa Kigali zari zirimo. Nyuma local defense zaje kubura zihinduka daso, ndumva arabo bajyanye ari ku mafunzo bagahita bahindutse mw'abadaso. Ntekereza ko abadaso buriya benshi iyo formation bayifite, ndumva ari nabyo. Baza bari daso, icyari imyenda y'icyatsi kibisi, nako icyari imyenda yasaga kuri yari yabara ihinduka ikibara cy'ubu ngubu mubona cya daso. Noneho daso rero nibyo twari turi kuvuga kugira ngo bamenye daso cyari cyo. Rero ubu ngubu ndumva ari abunganira ngo umutekano mu rwego rw'akarere. Mbo aho henshi nyine ugiye uhasanga daso, yego ntago ziri nyinshi cyane ubu ngubu ugereranyije nuko local defense zari zimeze. Sinzana local defense zindi zaje kugira ngo zibe zitangana na daso. Ariko daso iyo ugiye nko ku Kagari uhasanga daso, hano henshi ubu hagenda uhasanga nk'abadaso, ariko bigaragara yuko byanze bikunda inzego z'umutekano ni nyinshi mu gihugu, ku buryo ikibazo cy'umutekano muke uri mu gihugu, cyane umutekano bavuga ko ari mukeya w'urubyiruko, ntago cyagombye kuba ikibazo. Turaza ahubwo kureba neza impamvu kiba ikibazo. Mbo kuwo mudasore niyo twavugaga hariya mu Ruhango, ni mu Ruhango murahareba. Ruhango ni intara y'Amajyepfo, ni cyahoze ari Gitarama. Hari hamaze iminsi havugwa, mwana numvise ko na Gitarama hari uduce bari kuvuga twagize ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Njya mvuga n'u Rwanda ushobora kuba ubwo rufite crise ikomeye cyane, ariko sinumva ukuntu bavuga ngo ni transfo ngo yapfuye, ngo muri kwa gupfa ngo bategereje ngo bije ngo y'ikindi y'undi mwaka. Ariko nabonye u Rwanda rwaratanze amafaranga, niba rwarahaye Amerika rwahaye Amerika inkunga ikomeye cyane, ngo niba ari miliyari zingahe z'amadolari. Iyo miliyari ntabwo ari kuva amafaranga yagura transfer kugira ngo umujyi ugire ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Abantu bajye birirwa bahangayitse kubera ikibazo cy'umutekano muke, bajye barara badasinziriye cyangwa bajye bagenda mu kizima mu mujyi wa ibyo bice bya Gitarama. Ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu mbona dukora buri Amerika, ntabwo twikize kuyirusha. Ubwo babikoze nyine bafite impamvu babikoze, ariko ku bwanjye mbona Amerika maze dukina n'ubufasha bwawe kugeza ubwo banatwohereza n'ubupfukamunwa. Ububirigi butwohereza n'ubupfukamunwa, bukazana indege y'ubupfukamunwa, bakaduha inkingo ngo bagiye gutera abana ngo b'imyaka niba ari ingahe inkingo, twana twimpinja. Hari abantu benshi tugera tuganira bari Burayi, bari muri Amerika, nayo bakavuga bati ibyo ngibyo ntago biba hano. Ati hari n'abana dufite abana bacu biga twose batigeze batewe inkingo mu mashuri kandi bakigana n'abazitewe. Ati yego uzishaka kuzutera bararumutera kubera ubwoba wenda bw'abazungu, ati gutya na gutya.
ariko mujye munanareba neza izo nkingo zanditseho pour Africa, ari inkingo ziza muri Afrika, ari zijya hana kuki bandika ngo nizuro ni za Afrika, kuki kugira ngo aho so kugira ngo hatazagira uyo bakiteza urwahangaha. Simbizi impamvu buriya babubuzima bajye batubwira impamvu izo nkingo. Ariko nongere mbigaruka ku icyo kintu cy'inkingo rwose nongeye ngitsindagire, nyaboneka izo nkingo aho bigeze hari ngo bari guterwa urwa kane. Inkingo mureke abantu bazitere ababishaka ngo igisipapuro zinyanga gusinya ko ntacyo uzabaza ngo cyo uzaba nukerekana nyine ko ari icyo uzaba kugira ngo utazagira icyo ubaza nyine. Abana mureke ubundi abana b'impinja, sinzi umubare munini ku isi wagaragaye yuko abana bari gupfa kubera covid ku buryo mu Rwanda ruba umwihariko. Ubu u Rwanda rwakagombye kuba umwihariko wa nkingo za covid. Mu gihe cyose u Rwanda rwaba rugaragaza ko abantu bapfuye ku bwinshi. Twarabibonye ahantu henshi ku isi bapfa, ariko sibo bari kwikingiza cyane nko mu Rwanda, kandi sibo bashyizeho agahato nko mu Rwanda kwikingiza. Maze no mu Bufaransa nabonaga bashyizeho agahato, ariko biza kurangira bigenze gute. Nabonye abantu bo mu Bufaransa bamwe bari mu nkiko, abandi bari hehe. Ibyo rero ngiye mbona biriya bintu cyane cyane ko abana b'imyaka 5 kugeza kuri 11 mwastopye, ariko mwahagaritse. Ntimwereka abanyarwanda uti mu myaka 15 cyangwa 20 yavuzwe ngo hazabaho ingaruka. Ntago mwerekana izo ngaruka, ikintu gishobora kuzakuraho izo ngaruka. Nizo mu mwagombye kuba muri kwereka abanyarwanda. Icyo gihe niwe kitaragaragara. Kubera iki murimo mushaka gutera abana inyuma, muragira ngo igihugu kizamere gute? Ubuze cyatagize ikiza gikiza abo bantu izo ngaruka. Igihugu cy'u Rwanda twaba twikoreye iki? Uzi ko ushobora gushiduka igihugu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe ukirimo kubera izo mpamvu, izo ngaruka kuko zijemo. Nyaboneka tujye dukora ibintu twabanje gukorera ubugororangingo, twabanje gusesengura no kureba neza, turebe ingaruka twaho kugira ngo twirukanyire kuki ku nyungu z'abashoramari. Ba nyiri inkingo yo si inganda, si abashoramari. Ubu hari ibihugu byinshi bitaziteje. Turabivuga rero, hari abo tubivuga bakagira wasazira ntore tubivuga zigasimbuka, wasaza itarigeze zinaziteza cyangwa zaraziguze. Nabyo ntiwabimenya kuko ubundi surutera ashatse ntiyarutera cyakumvikana ati ngewe ndasinya ko warunteye ariko nturuntere. Ufite imbaraga bazifite. Ibyo rero byose nyirango birarebwa cyane, ariko se ninde witaye ku wundi. Ako nakari gaciyemo twivugiraga ku ibyo bintu tuvuga aho mu ntara y'Amajyepfo uwo mudaso batemye. Ariko tunavuga n'iyo kibazo cy'umutekano muke, ari ahantu hakunze kuba ibibazo cyane n'uyu munsi. Hari aho abaturage nanone bavuga bati bafite amayeri. Ibyo byo muri Rwanda hasigaye hari amayeri menshi cyane, siritu ku bantu b'urubyiruko rwo kwiba. Mwabonye hano ni muri gare Nyabugogo, naho mwabonye umwana ngo niba yaravuye kwiga hehe, ariko yiga abantu baranasatse bati cyane umuntu wo muri university barindagije gutyo bakanagutwara ngo niba yariga ni ari Mburabutura niba ari he. Sinibuka ahantu yaragiye kwiga n'umwana w'umukobwa nabonaga nawe bamutwaye amafaranga gutyo, bagira banamutwara na telefone n'umubare w'ibanga bajya no kubikuza ku makonte ye. Ibyo ni escroquant, n'ubwambuzi bwitwa gakeya. Ariko ahandi ho urumva ko banago bikora no ku ngufu. Hari uduce twinshi tuzi mu Rwanda udashobora gucamo. Na hariya mu Gitega urabizi, mu murenge wa Gitega aho umwana yavuye ngo guhaha, naho ndumva ari ibihe byashize. Umwana bahirika no muri rigoro barakubitamo mpaka banamutwaye n'ibye. Hari abantu benshi bahibirirwa amatelefone. Gitega kandi yegereye mu mujyi neza ni metero zingahe kuva aho perezida apfa kuhagera, nta na metero nyinshi zihari. Ariko hahora umutekano muke, nta muntu n'umwenda wanitse barawutwara rwose. Ariko ikibabaje wenda si iki, ni icyo ngicyo cy'ahantu henshi. Nta gihe uzumva ku munsi umuntu wambuwe, umuntu wanizwe, umuntu wagize gute. Ariko se koko igihugu bavuga ngo gifite umutekano? Ariko ikintu gitangaje, nta muzungu bikorerwa. Abazungu hano mu Rwanda n'uwambuwe byanze bikunze ikintu cyo kiragaruka, ukagira ngo ukibaza iperereza ryabaye ku muzungu cyane, ariko ridashobora kurengera umunyarwanda ku buryo ibyo ngibyo bihagarika kugeza ubwo abanyarwanda basigaye banatemana, cyangwa umunyarwanda ntaho ari aho agera akavuga ati ikaritsiye ntago nshobora kuyivugira. Hari amakaritsiye ubu ngubu akomeye cyane utapfa kugenda uko wiboneye mu masaha runaka,
bya bintu byo kuva mu Rwanda abantu bagomba gukora amasaha 24 kuri 28, mbona icyo kintu gisa naho cyacitse kubera ko hari aho utazataha mwayo masaha. Mwarabyumvise mu mirenge ya za Gasyata, ndetse twigeze kumva nigeze kubikurikira muri BTN mu gihe cyashize, aho rwose umuturage avuga ati ngenda namwifatiye ari n'umusore atari ko mushyira abanyerondo banciye amafaranga nyabuze wa wundi yabahaye bari we wigendera. Abaturage rero nabo bati ese iki kibazo dufite ko nubundi babatwara, ati barabafata ibyo bisambo rwose, ati ejo tukabona biragarutse. None se ubundi uko mubibona ko tujya tubibabwira cyane, urubyiruko rw'u Rwanda abenshi n'ubundi bariroha mu ibyo bintu, biroshye mu biyobyabwenge ku bwinshi. Uzarebe ushobora kuzasanga effective y'abantu bafunze, uzasanga akenshi n'ibiyobyabwenge bitaza ku murongo wa mbere, bishobora kuguza mu wa kabiri. Kera tukiriyo za 2010 abantu bari imbere baregwaga ibyaha bya genocide, nibo bari imbere. Ariko si impamya ubu ngubu n'abakiri benshi, kuko benshi barapfuye, abandi barataha kuko benshi bari bakatiye mu myaka 30 gutyo. Ariko ntego ubu ngubu barimo ni benshi, uko bayikatiye ni benshi, ariko ntekereza ko ubu ngubu ku biyobyabwenge byabiza ku mwanya wo hafi cyane ku kiyobyabwenge. None se niba abanyarwanda bari kwiroha mu biyobyabwenge bakavuga bati nta kindi twakora, hari ngira ngo hari akantu nigeze kubona ku banyagisenyi bavuga ati twabuze ayo dutungisha abana, twagize gute twiroha hamwe kugira ngo dushakishirizeho ubuzima. Erega ntawe yoroha mu biyobyabwenge atareba ko ari ikiyobyabwenge nyine. Neza ko icyo kijyamo nuko ababona ko ariho ari bubonera akantu ko kurya cyangwa iki. Umuti rero buhari buriya w'iki kintu cy'ubushomeri cyangwa se w'iki kintu cy'ubujura buri mu Rwanda, kandi si n'ubujura buri mu Rwanda gusa, njye mvuga yuko two kuzareba ngo abantu birwe barasaba abaturage ngo nuko bibye. Yego kuko kwiba umuntu yakwambuye ibyawe ububabaye cyane, ariko njye ndareba nkasanga cyane uru rubyiruko yego ruriba, ariko uzajya nyine ugira ibyago bazajya bamura. Ahubwo ikibazo gikomeye cyane nuko ari n'igihe bazajya barasira nk'umuntu wo muri opposition cyangwa undi muntu uri kuvugira abantu, ejo bakazitwaza ngo ni igisambo ngo ni iki. Ntago byaba ni gusa mu bintu nemera cyangwa se ngiye ntajya nkunda guhagararaho. Nta na numwe igihugu haba ibyo bibazo ngo kabiri kangahe batarakemura icyo kibazo. Ntago bishoboka kuko ngiye mbifitiye experience ndi mu Gitega. Icyo gihe hari nimugoroba mu kajoro, abanyerondo baraza, twagiye kubyutsa umuyobozi w'umudugudu abanza no kwanga kubyuka. Igihe yaze bya nyirarubeshwa, icyo gihe twari twatewe, ariko abanyerondo uko bamubwiye bati ibibazo tubira ahangaha dushatse ubishatse byakemuka. Undi yarabasumi aro yasimbukanye yaramunize ati none ushaka kugira ngo uvuge ko ari nge wiba hano. Undi ati none se cyagiye bankubise banciye ukuboko, cyagiye banema ukuboko ntabwo sinabikubwiye. Ate se ibingibi yabonye ari umuyobozi kazi w'umudugudu yamuzamukanye cyane. Undi atahamba habuje rwose nivugiraga ikirenge cyawe cyari kiri hejuru y'icyange, ariko ubwo ryari ryahise. Bishatse kuvuga rero ko izo nzego n'ubundi nta kuntu ikintu gishobora kuba mu mudugudu nawe ufite abanyerondo bawurinda igihe cyose, ntabwo ikintu gishobora kuba umunsi ku munsi ngo kimare igihe icyo kibazo kitarakemuka, kuko abaza aho ngaho baba bazi. Ubusa baba bakurikirana abantu baje mu rugo rwa Mwizerwa cyangwa se abandi banyapolitiki cyangwa se abandi ngo baneke no mu rusengero, nayo ngo bananiwe gukemura icyo kibazo. Bagikemuye rero nacyo cyaba ari faiblesse. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo rero bushobora kubaho ko hashobora kwinjiramo abo bantu bashaka guteza umutekano muke wenda kubera impamvu arabwenge, ariko hakaba hanaziramo nyine n'ibyo bisambo binavuga biti dukurikiye mwana uko bakaba bakora. Kubera iki? Kubera urubyiruko rwinshi rurandagaye hanze. Uzagende nko muri Kigali cyane, uzagende muri Kigali uzasanga ingo nyinshi bicaye mu ngo kubera ko ntacyo bajya gukora. Uzasanga umugore n'umugabo baryamye, umugabo aryamye, umugore yagiye gukora, umugore aryamye, umugabo yagiye gukora, cyangwa se bose bahari. Abana bose ubusanga bagandagaje aho ngaho, babura icyo bagira. Turangije kwiga segonde, turangije kwiga kaminuza, yatangira guta umutwe, ejo ukajya kubona ukabona atangiye kwikubita ikiyobyabwenge. Hari ahantu narindi rimwe nabonye hari abahungu b'abasore barahabaga umunota ku munota.
kugeza ubwo baje kwiheba neza neza, batangira kwiroha mu kintu bita ikiyobyabwenge, bakagenda bakabongoka neza. Narabaganirizaga cyakora bakankundira, nkababwira nti mwabantu mwe ko muri kwiroha mu biyobyabwenge cyane ni iki, ko mukiri bato murazira iki? Ndetse sha ati koko none se ubona ko tuzabaho gute, turega twate, none se ko mukiri bato ubwirwa n'iki ko ejo utazamera neza? Uzajya akora ikintu gishimishije. Ubu ngubu turahura, twamara guhura bakambwira ati cyakora kirya gihete, nubwo nta yandi mahitamo ko dufite, ariko watugiraga inama kandi byagenze neza. Hari wabonye umuntu wamuhaye igishoro, harimo umwari warangiye kaminuza, none ubu ngubu aromuhaye igishoro, aragenda ajya mu isoko amera neza rwose, akajya agenda dede ati ntago ndagira aho ngera, ariko nibura biruta uko nari imbere. Ni kuko yabonye igishoro. Hari undi nawe ndakora nubwo yanywaga ikiyobyabwenge, yakunda kwisengera, akajya gusenga, ariko ukabona aragira biranga. Inzo ukuntu yakubitaniyemo n'umukobwa bari gusenga, rero amaze guhuriramo umukobwa babyumva kimwe. Umukobwa yari afite akazi anameze neza, umuhungu yari yararangije kaminuza, umukobwa nawe akora. Umuhungu rero nubwo yarangije kaminuza nta kazi nawe yari afite, umugore anafite na perimi, umugore amugurira taxi voiture. Hari umukobwa bahita banabana barashyingirwa. Uwo muhungu yo muhuye ntiwamenya ko rongo mwari mume. Kubera iki? Kubera ko yabonye base y'igishoro. Bishatse kuvuga ngo rero burya ibintu biba abantu babijyamo kubera ubuzima bubi barimo. Abo ngabo ubuzima bwabo bwarahindutse, bamera neza. Nibi rero solution yabyo ntabwo uwari wese azabona uzamufasha, ahubwo solution yabyo nuko leta ibigomba gukora ibishoboka byose igakereye imirimo. Ese ni ukubera ko imirimo yabuze? Ni ukubera se ko yabuze uko ikereye imirimo? Aho kugira ngo ikereye imirimo, ahubwo iranahombya n'imirimo abantu bari bafite. Sibyo? Ndaguha nk'urugero rwuzuye rutunganyije kandi rusukuye. Kangondo ejo bundi barayisenye. Hari umvuga ati mfite umuryango w'abantu 8. Ni ukuvuga abana 6 nabo 8, cyangwa se abana 8 n'umubyeyi n'umugabo, umugabo n'umugore bakaba ba 10 mu muryango. Bari bafite inzu ifite ibyumba 4 cyangwa se 5 n'amanegisi aho ngaho. Anegisi twazikodeshaga, abana bakabona ibyo barya, bamwe bakajya kwiga. None badukubise inzu y'icyumba na saro i Busanza. Nubwo twakoraga ibyo ngibyo turi Kangondo, twari duturanye n'imidugudu y'abakire iri hakurya yacu. Abana bacu bajyagayo guhakwayo wenda cyangwa se gukorayo, twakubyita guhakwa, gukora y'akazi. Titu bakamasera abakire, cyangwa se bakabakoropira, cyangwa se bagakupa, cyangwa se bakajya gusudira hariya, bakamanuka hirya no hino bakabona akazi. None batujyanye mu cyari Busanza, cyo ni icyambere. Abana 8, icyumba cyonyine ko baduha inzu y'icyumba na saro, bazipakira muri saro se bazaryama hehe? Urumva iyo kibakorera icyo ngicyo uba kubisa icyo bita depression. Umutwe wabo neza neza umaze kubangiza ku buryo bwa roho, baba maze kwangirika. Uwo mwana ejo azaburara nejo bundi, kubera ko yaryaga udufaranga. Yavuze ati ngiye gukora hafi, nabonye udufaranga. Umubyeyi yabonye udufaranga, tugendeye mu bapangayi. None nta mupangayi tugifite, naho tuba ntiduhumeka. Ubwo rero leta yahise yica akazi k'uwo muryango wose, yahise yica ubuzima bw'abantu 10, mu gihe ahubwo yagombye gukerera kandi kazi abo bantu bagombye gukora. Bishatse kuvuga ngo bajya bavuga ngo dutanga, ngo tuvuga ngo turanenga, ngo ariko nta gisubizo. Igisubizo kiri aho ngaho. Niba bari abantu bari muri Kangondo, bahereye kera baburana bati dukeneye ingurane ikwiye. Ingurane ikwiye ni ijyanye n'umutungo abantu bafite, azajyana ahandi akabona ko ntacyo yahombye. Niba aho hantu yari ahari yinjizaga 200,000 ku kwezi, n'ubundi hari aho azajya yahawe ingurane ikwiye, akabona bwa buzima yari arimo nibwo akirimo, nta cyahindutseho. Aho kugira ngo rero ugabanye bwa buzima bwe yari arimo cyangwa ubukureho, ahubwo washaka uburyo azajya ahandi, ahubwo agasanga ubuzima bwe yarahinduye, ku buryo bwarahindutse, ku buryo azavuga ati hariya hantu nahahuriye n'umukire rwose yaramfashije, leta hariya mbereye umubyeyi, mbasha kunguka kandi ibintu bigenda neza. Banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi bacu, icyo ngicyo harokishe. Bagombaga rero kujya i Busanza, niba habimuriye ivuga iti niba ajya i Busanza bazasanga ubuzima bw'i Busanza nta hantu buzabutandukaniye naho bwawe riburi, cyangwa se ari bwiza kurushaho.
bakaba bahateguye imirimo, niba ari udukinjiro cyangwa se udukiriro nk'uko babyita, niba ari imirimo gusa. Ariko icyo nemera, ya paritoma zagombye kuba iz'abashoramari, uretse ko nanahamye ejo bundi nibaza n'impunzi zira za paritoma n'ubundi ko atari izabo, uzasanga bakuyemo bazitunganye neza, bazikoremo n'ibyo batakoze, kuko nabonye barajugunye mwosima gutyo nta n'irangi nta n'iki, bazitunganye neza ngo baziteguriye impunzi. Sibyo wasanga uretse babona impunzi zo muri ntuza zo muri Ukraine cyangwa za hehe, bariya bazabatumburutsamo amaherezo bati mugende, n'ubu nta masezerano twari dufitanye. Ariko ari ibyabo neza ku mutungo wabo bwite, byagombye kuba ari ibintu byakemutse ku buryo baranye. Nuko rero tugenda tuvuga tuti nuko FPR igenda yambura abantu ubuzima nako ubuzima tubyite ko ari ubuzima, kuko umuntu agukuye mu mutungo wawe akakugira umushomeri kandi wari warakereye umurimo igihe kirekire, burya uba wambuye umuntu ubuzima burambye. Icyo ngicyo ngira ngo ntawe utacyumva. Bishatse kuvuga ngo iki, ari abantu ko bakubita muri uriya ntuza hariya, abenshi wenda niba ari icyo bakoraga baprofitaga hariya, ni kwa kundi uzasanga abana biroshye mu biyobyabwenge, ndetse bamwe n'ibinagutangaza bamwe bavuyemo ntawe mbyifuriza. Ariko ntiharazaba tubona ingero nyinshi z'abantu bavuga ati ngiye nabaye indaya kubera ko nabonaga ubuzima bwanze. Hari abo uzabona biroshye mu buraya, hari abazaba abajura kubera ko ubuzima bwanze. Ariho uzasanga abantu rero biruga nzibyo birano no guteza insecurity. Reka tubivuge rero ejo niba baze bavuga bati dore mwizerwa arimo ntabwo ibyo ngibyo tubikangurira abaturage kugira ngo bazabibe, ahubwo turi kubereka ingaruka bishobora guteza mu gihe cyose umuntu yabuze ikintu akora. Burya umuntu yabuze ikintu akora baravuga ngo ubuze ay'iburyo akama ay'ibumoso. Ni ukuvuga ko nyine ay'ibumoso nta yaba arimo, ubuze uko agenza ngo akukisha ibiki umunwa arabya bintu bibi cyane, nkuko nyine aba yabuze uko abigenza. Ibyo rero ngo kuzagira mu bitera amabuye, kuko gahunda iriho twebwe tubona ntago ari ibintu by'ibanga cyangwa se ari ibintu byo kwiganirira. Gahunda iriho muri Rwanda tubona ntago wavuga ko ari yo gukiza abanyarwanda, ahubwo niyo kurenganya abanyarwanda. Sinzi buse ntago biba bigaragara niba wateguye ikintu utabasha kugitegura neza ku buryo abanyarwanda bose babyishimira kandi babibona kimwe. Abaturage bakangona abantu bavuye mu mazu yabo ngo bari gukodesha, bari mu bukode, abandi babuze aho baba kandi bari bafite ahantu batuye. Ngo kwitwaza ngo ikirere wagipimye ute? Hari abantu b'abazungu tubona batuye ku mazi, batuye n'ahantu ubona mu misozi ni cyane. Mu Rwanda uzatura mu musozi ngo uri mu manegeka, ture mu kibaya ngo uri mugisha. Ziriya nzu ziriya nyubako zubatswe leta ireba kandi bamaze imyaka myinshi muri 20. None se niba leta yararebaga kuki itavuga ngo mwubake gutya? Kiriya kibazo cyagomba gukemuka gute niba bashaka ko abaturage babona imihanda? Ngo ntago abaturage bagera ku mihanda. Heje ntago abaturage bagera ku mihanda, muzajye mu Gitega za nuza hose za Cyahafi za Kitose, ni henshi cyane bagiye bameze gutyo. Ndetse niyo nanagiye mu cyaro, iyo urebye mu cyaro neza ubona se abanyacyaro bagera ku mihanda, ubona se abanyacyaro benshi bageraho amashanyarazi. Ariko bazarebe ngo barabakurura ngo babazanye ku muhanda, babakuye mu masambu yo bagombye guhinga. Ubundi reka nkwereke gutura neza ari byo tuvuga. Burya gukurura abantu ngo muze mujye gutura ahangaha ku ngufu nabyo utateganyije ikizabatunga bagezeyo, nawe uri gukereya insecurity mu gihugu wibwira ngo uri kubahombya. Iyo ugiye cyagize insecurity ntugire ngo kizaba insecurity hagati yabo, nawe bizakugiraho ingaruka. Ko ugenda ukereya rero abantu nk'ubwo buryo, niko buryo buri gukiritiva imitima y'abakurwanya. Benshi barangiza ngo murandwanya n'iki. Hari umuntu nubonye bavuze ngo ngo yavuze ko ngo akunda Perezida Kagame ngo kurusha ngo akunda Perezida Kagame, ngo ari muri bake bakunda Perezida Kagame. Wasanga no mwabo bake nawe ntawe urimo, kuko ntawe ureba mu mitima y'abantu. Hari abamwibasiye rero ngo wagira ngo agira gute ngo yavuze ngo bitavugwa, ngo yavuze bitavugwa, ngo yavuze ngo yerekanye ko Perezida Kagame ngo nta bantu bamukunda. Ababwire biriya bintu ntekereje ko buri umuntu ujya kuvuga biriya aba yanakoze experience yanagenze. System ya FPR yose burya nayo tuvuze system ibihera de hwamba, ntago ari system ihera hagati ijya hasi cyangwa hagati ijya hejuru. Ibihera hehe aho navuze
niba sisiteme idakorera neza abaturage tuyivugaho ibyo ngibyo, buryo icyo uwo waba uri we wese muri iyo sisiteme, cyane cyane ko ari y'ibinanabuyoboye igihugu, ntabwo abaturage bashobora kuyikunda. Burya abaturage badakunda sisiteme rero ni ukuvuga ko batakunda uyiyoboye nyine. Nese wagize ngo yavuze nyine ko ari bake, muri bake rero ni uko hari abo bagize gute, muri bakeya ni uko areba nyine akabona ko ari bakeya. Muri ba bake rero naba ari kwibere, wenda nawe rero ahubwo we yavuga yuko yashatse kuza mwabo bakeya bayikunda kubera ko nawe hari icyo ari gushaka. Nakurikiye nkurikira cyane, nakurikiye utuntu ari kuvuga ataho kugira ngo nzake inoti bigarasha rwose ndazikwatse nyakubahwa perezida wa repubulika mbanze nikemurira utubazo utu ntureba se icyo umuntu aba ari kwisabira. Icyo umuntu aba ari kwisabira ni icyo ngicyo nyine. Ariko ngewe bari abantu nabaha intuza ati dore abandwanya ni abangaba, ubundi se bose n'ubundi ni bamwe, bose ni bamwe. Ni ukuvuga ngo rero muri rusange sisiteme y'ibangamiye bene igihugu ntago nyine wavuga ngo ni benshi bakunda se gute. Bazabigaragarize mu matora, dukoreye amatora adafifitse, ubwo tuzamenya ko abo benshi baririmbwa ngo barakunda, tuzabamenya baribo. Ibyo ntawe utabibona, kandi burya ikigaragaza kiba kigaragaza abanyarwandakazi bakunzi bacu. Mushwane rero cyangwa se mugire gute, ariko biramba mibona nk'ibintu byita amasenariyo. Senariyo ni ugukerera amasenariyo, kuko ikigaragaza ko biba ari amasenariyo hano muri Rwanda iyo ukoze akantu gatoya, cyane cyane nk'umuntu wo muri opozisiyo. Hari umunyamahanga nabonye avuga umwe mu ntore za FPR ati namwohereje n'amafaranga, ati ngiye no kurega kuri RIB ye cyobanshisha ko basagosha droite. Ya turabizi umunyamahanga ijambo bafite hano mu Rwanda, ariko kutamwitaho kuri yangiye ntekereza ko hari urwego abayuriye buriya bitewe n'akamaro umuntu abamariye abantu. Hari igihe bajya bavuga bati uyu sundi nk'uyu twamukura hehe, niwe udufashiriza ibigarasha n'icyo. Ubusi ubona abantu bajya mu miryango y'abantu bakirwa bahungabanya abantu, babazengereza, babagirira nabi, bakora ibiki, bagira bate, aho kwirwa biruka mu marimbi, kubahamagara batuka kuri ba nyina n'ibindi. Hari icyo ubona babatwara se? Umuntu aragenda agafata inzu y'umuntu akayikinga amezi 7 kandi azi ko ariyo business y'umuntu. Ubuse nk'umwana wagize ibibazo cyangwa se utaragiye kwiga wenda, cyangwa se wishwe n'inzara kubera iyo ngicyo, wajya kumurega bakakuringana, yarabohoje inzu y'umuntu. Ibyo zari undi muntu wabikora. Nimurangiza ngo abantu bari kujya bakina umukino ngo kanaka ngo ari kuvuga ngo kanaka ngo ngo bakora nk'abapareme hutu n'iki. Yalewe undi nawe yaragiye kumusa. Ega politike ya FPR ahantu igeze ni politike iciriritse. Mwege murambika agapira hasi mukorera abanyarwanda, ntago iyo mikino abanyarwanda bayirimo. Ikiraje inshinga abanyarwanda cyane cyane bari kureba cyane bahanze amaso ni inzara ibugarije, ni ubukene bwugarije abanyarwanda, ni ubushomeri, mbega ni ibikorwa bibi turi gukorerwa nk'abanyarwanda. Nayo mikino ntawe utayireba, ntibakajya abantu banayireba rwose. Ninze no kubavuga kugira mutajya kubureba, nko kurangarira abo bantu, ahubwo murangarira ibikorwa bibi mukorerwa n'ubutegetsi, ahubwo muharanire yuko koko mwavuga muti ubutegetsi sabana, ubutegetsi si umuntu, ahubwo ubutegetsi ni ubwacu. Ubutegetsi si umuntu ni ubwacu, rubanda dufata ubutegetsi. Ejo bundi bari buze kuvuga ngo ngo navuze ngo rubanda rubanda ni wari we wese rwose, mbabwiza ukuri kuri ngewe, rubanda ni wari we wese usonzeye impinduka, ubona ko ari ikintu gikeneye guhinduka. Abo mukene, abo mukire, abende, uwo ari we wese, abo uwo muri FPR ubona ko FPR mubangamiye ayirimo kubera umugata ari ugusesera, agenda aseseza umutwe. Ariko nubwo useseza umutwe uri kwihisha nka Autriche, ibibuno biragaragara inyuma yawe cyane cyane. Ushatse wagira gute, wa mutego uzawugwamo. Tibanegateza imitego, barategatega, kandi uko njya kuyisimbuka ati niko barayiguteze nyine. Ndetse ko nyine hari ibintu biriya bintu nanjye nyambona umuntu bakamutega umutego, abantu bakabaho ku mugana kugira ngo batege abandi umutego. Iki gihugu kigizwe, ngiye mbita ko ari ibisambo, ni byinshi cyane, uretse ko nyine nyir'urutwe runini nta mijugujugu imurenga. Ariko iki gihugu harimo ibijura byinshi cyane, abajura benshi cyane. Turabita abajura kubera iki?
kuko beka mbabibona nyine mbabibona muri komisiyo zirango za PAC niba ari iki ngo komisiyo za komisiyo z'inteko zishinga amategeko n'uriya mugenzuzi w'imari ya leta yerekana uburyo imari ya leta cyakora sinzi nabwo banabikora hagaragara batajya kubikorera mu gikari. Inkotanyi uko zishaka cyangwa FPR mu mitekerereze yazo isaka ko opposition iba hagati yabo. Ni ukuvuga ngo nibo bari ku butegetsi ni nabo bagomba kwiyopoza. Ibyo baba bashaka kuriya ngo iriya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ngo ihomagaza kanaka nk'umugenzuzi w'imari ya leta bakaza akavuga ngo wowe wakoze ibi n'ibi. Undi yabivuga bira byinshi tuba tuvuga tuti abantu bari kwiga igihugu bibereye mu bujura n'iki, ahubwo wasanga bari yarabo bareba gusa, ugasanga ahubwo hari abo bategera badashobora kwigira nyine bitewe n'imbaraga. Ubuse icyo bibereyemo ni intebe ngo z'amashuri, ubuse nibo biba gusa, ariko nabyo nyine biba bibabaje. Ugasanga intebe yaguze ameza ngo yaguze ngo miliyoni n'ibihumbi, ugasanga ayo meza akoze mu ki koko wayareye, ugasanga ya meza atanakorerwa mu gakinjiro. Ntago ari igihugu cyasahurwa mu buryo bumeze gutyo cyangwa cyakwibwa mu buryo bumeze gutyo ngo nibirangiza ngo uzavuge ngo igihugu kizatera imbere nk'abantu bashishikarijwe no guhanga ibyinshi ngo abashomeri babone icyo bakora ndetse banafungure imipaka. Iyi minsi urabona ko biri no kugenda byiyongera cyane bifata n'indi ntera, aho ubona imipaka isa n'ifungiye cyane cyane nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'iki ubona ko abantu aho niho bahagombye kuba bari kujya bakanatembera no mu ibyo bihugu, abashaka kuhaguma bagakorera, abashaka kugaruka mu gihugu bakahakorera. Ndakubwiza ukuri yuko dufitanye umubano mwiza n'umunyarwanda afite ububasha cyangwa ubwisanzure bwo gusohoka agakora aho ashaka. Burya abanyarwanda babuja ndetse baba banateye imbere, ariko se bikorwe nande, birashakwa nande se, bikenewe nande se, birakorwa nande se. Nimurangiza ngo igihugu ngo cyuzuye ngo abantu ngo tuzabarasa ku manywa y'ihangu muzagira gute? Umva muzarasa abantu muzabamara. Niba ikibazo kidakemutse kugira ngo abashomeri bagire, simbifurije ko muzaraswa cyangwa mugire gute, ariko se gufunga byo gereza zizuzura zizagira gute? Mwazabo mufunze ngo bantutse bahungabanyije umudendezo w'igihugu, amacako iki ni byinshi cyane biri gufunga abanyarwanda. Ariko icyo twifuza nuko ibintu bitafunga abanyarwanda, ahubwo ibibazo byakemuka maze abanyarwanda bakabaho neza, bakamererwa neza, ibyabo bigakemuka kugira ngo ibintu bihore muri ibi bibazo. Nuko rero banyarwandakazi bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza, kuri Tsinda, kuri Ganza Shekina, ngira ngo twagiye tubona izo ngero nyinshi hirya no hino haba mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ndetse tubona n'ingero zigende zitandukanye kandi ko abantu bagiye hatandukanye. Twabonye mu majyaruguru aho ngo bashinze harya ngo ni umutwe ngo w'abaki, hari abitwa ngo araho mbona ngo nabuze ukuntu ngo ari abashitani n'abaturage birwa bataka bati baratujengereje. Mu majyaruguru ngo baragenda mu Musanze bakarandura n'imyaka ni bande barandura imyaka y'abantu koko? Ariko hari umuturage naho twavuga ati hari ahantu udashobora guca, ntise nta nzego z'umutekano zihari, inzego nawe ukumva nyine ari imyozo yerekana ko arimo karike shoze, harimo ikibazo gikomeye cyane. Mwumva ko abaturage bo mu majyaruguru bahahuriye ngo bise harya ngo naba Mozambique, nta no mu mujyi wa Kigali hari udukaritsiye two dukabije cyane, abantu basigaye bagenda, umuntu ari kugenda yewe hari umuntu azagenda yambaye ubusa kugira ngo abone ko nta kintu afite, kugira ngo atagira umucakirira mu nzira. Nibyo rero originalite cyangwa se origine y'ibyo bintu byose iraturuka he? Twavuze ku bucomeri, ariko tunanarebe cyane ku nzego zidahembwa. FPR yashatse kugira ngo yubake inzego ihereye ku isibo, nuvuga ngo raporo ituruka ku isibo ikagera ku rwego rw'igihugu. Ese mutwara sibo, mudugudu, komite z'umudugudu n'ibyo byose mu kagari bose barahembwa? Abadahembwa se muzi ko bakomeye bavunika? Ni mukangaye mu batumiza mu nama buri kanya raporo iyi n'iyi mudugudu ibi n'ibi ntiyakoze neza, kandi ugasanga ese mubona ko ba mudugudu bakoze mu mabuye? Barya iki se? Mudugudu ushobora kuzaza ukampa urugero rw'ikintu rw'akazi ukora kugira ngo ubeho, kandi wakagombye kubahiriza inshingano za leta kenshi. Niyo mpamvu uzanasanga n'ibibazo by'abaturage byinshi bitakemutse, ugasanga ibibazo byaruzuranye. Hari aho umudugudu uzasanga abaturage bamukaniye, ugasanga nta kintu azabona, bigasaba ko ajya kwirwaziriza aho ngaho. Abaturage rero ntibazamubona, ahubwo azahora mu bibazo by'uruzurungutane bitarangira. Abanyerondo barahembwa amafaranga angahe? Ejo bazabongeje abaturage bati muzatanga n'aya kugira
ese niba leta ishyizeho urwego rugomba kuyunganira mu mutekano kubera iki tabashyira muri bije ya leta ngo abantu nabo bajye bagemererwa umushahara ahubwo bakumva ko abaturage aribo bazajya kwaka amafaranga ubuzuza ibaza ariko kujya kwaka amafaranga ku ngufu umuturage kandi waka amafaranga umuturage ku ngufu waburaye nk'abo bana b'abasore byo aho bajyaga bajyaho baba banaburaye mbizi neza ko bamaze nk'iminsi ngayo batanarya bakajya kubaka ngo amafaranga y'umutekano ngo ibishingwe tutanatetse ariko se ntibyakomeraga mpaka bagiye kuyaguza bakayatanga ariko ibintu bimeze nabi urumva reba nk'umuntu rero waburaye ugiye kwaka amafaranga y'umutekano n'ay'ibishingwe atanatetse ibyo byose rero ndakubwiza ukuri yuko ikibazo kihari FPR tuyibwira ibibazo tukayibwira n'ibisubizo ibibazo abantu tuha ibibazo tukanabaha n'ibisubizo ariko bananiwe kwandika ibibazo barabizi ibyo barabyanditse menya biri no ku murongo uko nibo babiteza ariko ibisubizo turabibandikira ariko kuko batabishaka ntago bashaka ibyo bisubizo reka rero twishakira ibisubizo abanyarwandakazi bakunze urubuga rwacu bakunze imbuga zacu twishakira ibisubizo kuko bidafitwe na FPR ahubwo bifitwe n'abanyarwanda bifitwe nawe bifitwe nanje bifitwe n'umunyarwanda uwo ari we wese ufite ubushake bwo kugira ngo tugere ku gisubizo nyacyo kiganje sibyo naho ababe bose birirwa mu mpaka ngo dore ngo yavuze ngo akunda ngo Kagame ngo kuturusha cyangwa se kugira gute ibyo ngibyo ntibitureba sibyo natwe turanabizi ko FPR mu Rwanda n'ubundi uko bihagaze ntekereza ko kuriya mugabo niba yarabivuze agamije koko kw'icyo kintu ndakubwiza ukuri ko ntacyo yibeshyeho ibyo yavuze kuko n'ingero nyinshi zigiye zihari FPR mu Rwanda tubyemere ko idakunzwe itorwa 99% ye ubwo murabizi nyine uko mubigenza namwe kandi murabizi ibyo nta mpaka tubijyaho vuga rero ngo umuntu ngo ukagira haje nk'ibitekerezo ngo ari bya parlement n'ibiki sinanabizi ibyo ngibyo ariko icyo dushaka abanyarwanda dushaka yaba ari parlement yaba ari pareronari yaba ari pariki yaba ari parakomando yaba ari iki icyo dushaka ni u Rwanda rw'abanyarwanda u Rwanda runegeye abanyarwanda u Rwanda rukunzwe kandi rukunza abanyarwanda abategetsi bakabaho bakorera abanyarwanda ibyo bindi byose mureke ibyo ngibyo ni imijuto y'abahaze icyo dukeneye nuko abanyarwanda bahazwa kandi bakihaza nta babirukanseho kandi abategetsi bagiye bakagira uruhare mu kugira ngo bafashe abanyarwanda mu iterambere ryabo no kujya mbere muri byose nuko rero twiganiye ku musozo igisubizo ntako tutabitanga ariko ibisubizo biri muri twebwe abanyarwanda mu gihe cyose uteza ibibazo atazaba gihari muzaze mumbwire muti mwizerwa perezida wa PS imbere kuri ko ajya gutubwira ngo dore wadutezaga ibibazo none n'ubu ngo birahari nimuhitamo nabi nyine birabareba ni mwebwe nimutegereza ngo muzategereza kanaka hari umugabo ndaheruka kumva wajyaga akunda kugira agasiroga cyane yajyaga akunda gutangiza kuri YouTube channel ye ngo ibohore nibohore ngo twese twibohore ngo niba kubohora barakuboha aho kantu karanyubakaga cyane bishatse kuvuga ngo wowe witegereza aho kanaka azaza kugukorera ibingibi witegereza ngo mwizerwa ngo ntegereje ngo wumve ngo yavuze ngo we mwizerwa urugwira rujegajeze nawe nanjye ndujegajeze ariko so kurujegajeza kugira ngo ururandure nk'amazu cyangwa se iki ahubwo no kugira ngo urwinjiremo neza urebe ukwiye kujyamo koko ninde uzakorera abanyarwanda si mu rugwiro gusa turi kuvuga nuko urugwira rwo rugeza ku bantu bose izogena migambi ndetse ruzanamanuka rukagera hasi aho hose dufite ibibazo ubwo rero devoir iri kuri wowe nuhitamo nabi ngo kubera ubwoba ngo ndapfa ibyo birakureba uzapfesho kubera ko ufite ubwoba n'ubundi uhorana ubwoba arabupfana ahubwo ikiza nuko twahorana ubwenge tukahorana amahitamo nyayo tugahorana n'ubushobozi nyabwo bubereye uwo ari we wese iryo rero ni ihame rigomba umunyarwanda uwo ari we wese sibyo iyahure kukibaho kwiyahura aho kwahurwa sibyo icyo ubona ari kibi cyegere ukibwira uturi kibi kikwice aho kugira ngo uzajya kwiyahura ngo kubera ko wabonye ikibi nta n'icyo wakibwiye ibyo bintu ntibihagije ikituma utumva ni igiki dufite ibibazo byinshi ariko dufite n'ibisubizo byinshi ntago muri kureba hari icyo mutari kubona ubu ngubu utabona ntari kubona ariko ibisubizo birahari ahubwo tubyege exploit tunabibyaza umusaruro murebe ngo ejo muzamuri kuvuga muti waratubwiraga
mukomere rero banyarwanda banyarwandakazi, ntago twabirengagije. Abaturage bahehe mukomeje mutwandikira cyane cyane ba Nyagatare, mwatwandikiye mutubwira twizerwa rwose ko twagusabye ngo tuvugire, rwose mbabwiza ukuri ikiganiro cyanyu ngiye kukigira umwihariko, ariko ndagihuza n'icy'abandi. Mwambwiye ko mufite ibibazo byinshi cyane aho ngaho, cyane cyane bigendanye mu butaka n'ibiki byose bari kubahungabanya, n'abandi bagenda bitubwira, tuzabigarukaho rwose. Nzanandikaho nzanahera kuko ari Nyagatare ho babimpaye bwa mbere, naho muzabona ndetse Nyagatare muzavuge muti ibyacu yabigezeho. Mukomere rero, ni Mwizerwa Silva, Perezida PS imbera kuri Kigali mu Rwanda. Kigali nakagaruka, turabakunda kandi twishimira uburyo mudukurikira. Mukomere kandi Imana ikomeze ibane namwe.